ntubona ko uvuye mu kazi utarajya mu bintu by'agakiza, ntago basi mwarahuzaga, wasangaga mwarahuzaga kubera ukuntu mwabanaga. Utangiye guhindura imibanire yawe na boss, ibintu birahindutse, akazi arakagukuyemo. Abantu rero ntibabizi, bagatangira kuvuga bati sibyo twavugaga. Ariko nashaka kubwira, hari imbaraga z'Imana mu kigeragezo, hari imbaraga z'Imana mu kibazo. Muntu w'Imana, hari imbaraga z'Imana. Aba Bisirayeli bari baragiye bakambika impande y'inyanja, bategereza ko Imana yongera kuvuga, kuko rero babwiye ngo basubire inyuma bahagarare izongera ibabwire. Barahagarara, bashinga ihema. Farawo atangira kuvuga ngo Yesu wacu nashimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia nkuko bisanzwe. Ntangiye mbasuhuza rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo wacu, abaha umugisha. Mwarakoze kudusengera, mwarakoze kutuzirikana, mwarakoze kubana natwe kuri uyu murimo mwiza w'ivuga butumwa. Kandi nukuri Imana y'amahoro igi bafata amaboko ibashyigikire. Niko Zaburi ya 20 ivuga, yanditswe n'umwami Dawidi. Aravuga ngo Uwiteka kwibuke ngo kumusoma kwa n'ibyago, ngo akohereze gutabarwa guturuka i Siyoni. Rero Imana ibibuke nukuri, kuko mwatwibutse mukatuzirikana kugira ngo tubashe kwicara aha, nuko mwana dusengeye. Hari imirimo myinshi mukora kugira ngo tubashe kuboneka imbere y'Imana. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, namwe bafata amaboko, namwe bashyigikire. Abakunzi bacu, abakunzi mwese ba Kristo, abakunzi b'umusaraba, n'Imana yo mu ijuru ibagire neza. Reka dusengere ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, ijambo ryawe ni inkota ya mujya abiri. Mu izina rya Yesu turasenze, dusengeye ijambo ryawe, dusengeye umwanya tugiye kujyamo, dusengeye mwami Imana gahunda yivuga butumwa katika jina la Yesu Kristo. Ijambo ryawe nuryagure, nirikore ku bantu, rirakiza turabizi, rivura imvune zo mu mitima, ryeyura imyuka mibi. Ijambo ryawe ni inkota, reka buri umwe wese uryumva yakira umunezero mu mutima, rimuremere icyo atarafite, rimuremere icyo yifuza, rimuremere amahoro, rimuremere umugisha. Rope sikarabone foya, amaboko y'Imana aboneka ku muntu. Urakoze Mana, urakoze ku bw'aba badukurikiye, urakoze ku bw'aba badukurikiye, urakoze ku bw'aba batwumva. Urakoze Mana, shyigikira uyu murimo, ushyigikire rwose, kora imirimo n'ibitangaza. Urakoze Kristo, girira neza abaduteze amatwi. Duhagaritse imbaraga zose z'umwijima, duhagaritse sekibi, dukweho kirogoya mu ijambo ryawe. Urakoze rero, urakoze Papa, urakoze ko wumvise, mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibagirire neza. Tugiye kuvuga imbaraga z'Imana mu kigeragezo, imbaraga z'Imana mu kigeragezo. Nababwiye umuririmbyi waririmbye mu rurimi rw'Igiswahili, aravuga ngo Mungu kwetu ni kimbilio, anaonekana wotere wakati ya mateso. Imana ni ubuhungiro, ariko buryo uzayibona mu kibazo. Wagize ikibazo, uri mu kigeragezo, uzabona Imana. Ntabwo Imana irazirikana, ntabwo mwabana uri mu mahoro, uri mu munezero, ngo nugera mu bigeragezo ikwirengagize. Ntibishoboka. Rero turavuga ku mbaraga z'Imana mu kigeragezo, imbaraga z'Imana mu kibazo se, imbaraga z'Imana mu burwayi se. Imana itugire neza. Tugiye kuvuga ku nkuru z'Abisirayeli. Abisirayeli Imana ibahagurukije igihe bakuraga muri Egiputa, bagiye bagirira ingorane mu rugendo. Nigeze mbabwira ku ijambo ry'Imana, mbabwira ku bw'isezerano. Isezerano Imana irariguha, ariko ntabwo ikubwira aho rizanyura. Ntabwo ikubwira aho rizanyura, icyakora iguha isezerano kandi rigasohora. Ariko aho rizanyura niyo itatubwira, niyo itaduhishurira. Ngo ikubwire, yikubwira ngo nzaguha umugisha, ujya kugeraho ukabona ibintu biranze, ndakugaburiye, rimwe na rimwe ugasanga uraburaye, nguhaye inzu ugasanga niyo wari urimo baguhaye preavi. Urumva? Ariko ibyo ntibikuraho icyo Imana yavuze, ibyo ntibikuraho umugambi w'Imana, ibyo ntibikuraho kuba Imana iri kumwe nawe.
imbaraga z'Imana mu kigeragezo, imbaraga z'Imana mu kibazo. Imana ishimwe. Tujya kureba mu bice byaho igitabo cyo Kuva, Abisirayeli bava muri Egiputa, igitabo cyo Kuva ibice byaho 14, turasoma ku murongo waho wa mbere wa gatatu, turasoma umurongo wa gatatu n'uwa kane. Reka dusome umutwe w'amagambo. Umukozi w'Imana turi kumwe, reka dufashe. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Abisirayeli bambuka inyanja itukura. Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka. Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Hari abantu bazakwigana, bazaza bature mu mujyi utuyemo bibananire, bacuruza ibyo ucuruza bibananire. Kuko yeri iki? Kubera ko ntago bafite icyo bavuganye n'Imana. Hari abantu bazagukurikira bibananire. Aba Bisirayeli ngo bambutse inyanja itukura ngo nko ku butaka, bagerageje. Umunsi umwe nagiye kuvuga ubutumwa mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma birangire ngo tujya kuruhuka, baravuga bati nimuze tujye gufata akantu. Noneho tujya ku mazi, tujya ku nyanja ya Tanganyika bahazi. Hanyuma ndeba ukuntu abantu bati nimuze twuriremo hariya, tujye kunywera hariya akantu. Ndareba ntureka ndatinya ntinya amazi. Na n'ubu uyu munsi nyasaba Imana ntuzame kuyatinyuka, ntinya amazi cyane. Ariko Abisirayeli nabo ngo bahaciye mu nyanja, bo bacamo n'amaguru yabo barambuka. Njya nekereza ukuntu ntinya amazi kandi ntagenzamo amaguru, ariko tekereza Abisirayeli bo bangije amaguru. Muntu w'Imana, Imana yacu, imbaraga z'amasengesho mu kibazo, imbaraga z'amasengesho mu kigeragezo. Ujya wibikaho imbaraga z'Imana, ujya wibikaho ubushuti bw'Imana. Ubyuka uvuga ngo mbese ubu ndacyafitanye n'Imana ubushuti. Kubera ko iyo ufitanye n'Imana n'ubushuti uri muri assurance y'Imana, uri mu bwishingizi. Tubyuka tujya kwishinganisha, twagura imodoka tukazijyana kuzishinganisha, nta kintu dutunga tutagishinganishije. Nta nubwo buryo butekereza iyo utunze ibintu utashinganishije, ukaba mu munzu utarayishinganishije, ukagira imodoka ukayigendamo, ntago wanabikora ntuburi muze. Imana nayo ufitanye nayo ubushuti, uba uri mu bwishingizi bwayo, uba warishinganishije. Aba Bisirayeli ngo banyura mu mazi, mu nyanja itukura nk'abanyura ku butaka. Umurongo wa gatatu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa gatatu. Farawo azavuga Abisirayeli ati, bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye. Umurongo wa kane haravuze ngo nanjye ndanangira umutima wa Farawo, abakurikire. Nziheshereza icyubahiro kuri Farawo, nziheshereza icyubahiro muri icyo kibazo, nziheshereza icyubahiro muri iyo ndwara, nziheshereza icyubahiro muri ubwo buzima urimo. Ntukajye ujya kure y'Imana. Imana ijya yiheshereza icyubahiro mu byo uhagazemo. Rahobetesi karabo. Ndanangira umutima wa Farawo, bakurikire. Aba ni bande? Ni Abisirayeli babwirwaga. Komeza umurongo. Nzanangira umutima wa Farawo, abakurikire. Nziheshereza icyubahiro kuri Farawo, no ku ngabo ze zose. Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Abisirayeli babigenza batyo. Imana ikugirire neza. Amen. Farawo arabwira ati mwebwe nimugende, nimwambuke. Kuko ngo bari bageze ku nyanja, aravuga ngo nimusubire inyuma gato, ngo basubire inyuma. Burya umukristo iyo uri mu rugendo habamwo gusubira inyuma, kazi kakaba kahagarara, urugo rukaba rwaguhinduka, mugabo akaba mutaruvuga rumwe, umugore wawe se ukabona barahindutse, umwana ukabona ararwaye. Burya basubiye inyuma. Mu isezerano hajya habamwo gusubira inyuma. Imana ati nubwo musubiye inyuma, icyo gihe ngo bari bageze kuri nyanja, ngo Imana iravuga ngo nimanze musubire inyuma mubamba amahema. Ibarangira aho babamba amahema.
irababwira ati musubire inyuma ariko Farawo azabavuga bavuga ngo mwarahabye ubutayu burabakingiranye, azabivugaho cya gihe warwaye. Hari ibintu byinshi bavuga bati ni umwirato yari afite, ni umurengwe yari amaranye igihe, niyo mpamvu biriya bimubayeho. Ntibizakugushe, ntibizagucumuze. Na Farawo nuko yavuze. Ibaza Abisirayeli, Imana yari ibizi ko Farawo azavuga ati, Farawo azabavuga ngo ubutayu burabakingiranye, ariko mwe ntimuzagira ubwoba, muzakomeze, ntimuzacogore, muzakomeze munyizere, muzakomeze mu mpanga amaso. Nanjye nziheshereza icyubahiro kuri Farawo, Abisirayeli, ku Bisirayeli, kugira ngo Abisirayeli, abantu bazamenye ko Abisirayeli bafite Imana. Hari ikintu Imana izihesherezaho icyubahiro. Imana iziheshereza icyubahiro ku buzima bwawe. Imana iziheshereza icyubahiro muri ako kazi ukora. Imana iziheshereza icyubahiro muri urwo rugo urimo. Imana iziheshereza icyubahiro muri ubwo buzima uhagazemo. Imana iziheshereza icyubahiro mu buzima uhagazemo. Ropesi karabo. Ndashaka kukubwira ngo Imana iziheshereza icyubahiro mu buzima urimo. Aba bari imbere y'inyanja, bari batarambuka, ngo Farawo batangira kubavuga ngo aravuga ngo ubutayu bwabakingiranye, ubutayu bwabamize, none ubutayu burabamize, burabakingiranye, bahabye. Bagira amagambo bakoresha, Farawo agira ibyo avuga. Nkawe cyagihe hari uko bakuvuga, hari ibyo bavuga, hari ukuntu bagukritika, ntibaragusobanukirwa. Ariko Imana iziheshereza icyubahiro muri icyo kibazo urimo. Niba uyubaha, niba uyikorera, niba ufite isezerano ryayo, niba warayikomejeho, ntucike intege. Imana iziheshereza icyubahiro muri ubwo buzima. Niko Imana ivuganye nawe. Uyu munsi ntabwo ari Abisirayeli bwira. Uyu munsi niwo ubwiwe. Uyu munsi niwo Imana ivuganye nawe. Iziheshereza icyubahiro muri ubwo buzima, iziheshereza icyubahiro muri icyo kibazo. Abisirayeli, ngo kugira ngo bamenye ko Abisirayeli bafite Imana. Umurongo waho, reka dusome umurongo waho wa 10. Reka dusome umurongo wa 10. Yego. Haravuze ngo Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo. Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa barahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka. Babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa? Ibaze. Farawo arahurura, yarabakurikiye, yarabari inyuma bakurikiye. Igihe bari bamaze kwambuka, rero bari bamaze kugenda, bari batarambuka ya nyanja, babona ngo Farawo arabatuze, babona arabakurikiye. Ngo Abisirayeli baratinya cyane, baratinya, bagira ubwoba. Babaza Mose bati, nta mva zabaga muri Egiputa, kuki wadukuyeyo? Kutuzana ngo dupfire mu butayu. Niki cyatumye utugirira utyo? Udukura muri Egiputa. Ukadukura muri Egiputa. Sibyo twakubwiraga turi muri Egiputa tuti? Sibyo twavugaga turi muri Egiputa tuti? Tureke dukorera Abanyegiputa. Kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa. Twakorera Abanyegiputa. Biruta ko dupfira mu butayu. Kuruta yuko twapfira mu butayu. Rekera Imana. Okay. Imana ishimwe. Nshatse kuvuga ngo iki? Ngo bashatse kumugira inama, bivuga ngo ibyo Mose yari yakoze, yari yahubutse. Ari igihe ugera mu kibazo abantu bakubwira ati, tukubwira ngo uri mu gakiza, tukubwira ngo wigize umurokore, tukubwira ngo muri uru rugendo ushobora guhura n'amajwi, Shitani akanagusura akakubwira ati, warayobye, ibi bintu byo gukorera Imana, ibintu byo kubaka insengero, ibi bintu byo gutera inkunga umurimo w'Imana, ibi bintu byo gushyigikira ubundi mama. Sibyo twakubwiraga? Ntubona ko uhombye, ntubona ko uvuye mu kazi, utarajya mu bintu by'agakiza, ntago bose mwarahuzaga, wasangaga mwarahuzaga kubera ukuntu mwabanaga. Utangiye guhindura imibanire yawe na boss, ibintu birahindutse, akazara kagukuyemo. Abantu rero ntibabizi, bagatangira kuvuga bati, sibyo twavugaga. Ariko nashaka kubwira, hari imbaraga z'Imana mu kigeragezo, hari imbaraga z'Imana mu kibazo.
umuntu w'Imana, hari imbaraga z'Imana. Abisirayeli bari baragiye bakambika impande y'inyanja bategereza ko Imana yongera kuvuga, kuko rero babwiye ngo basubire inyuma bahagarare izongera ibabwire. Barahagarara bashinga ihema. Farawo atangira kuvuga ngo ubutayu bw'abakingiranye bahabiye mu gihugu, havugwa amagambo menshi. Mu rugendo habamwe amagambo, ariko ayo niyo akomeza umukristo. Mu rugendo habamwe ibintu byo gusuzugura no kugaragaza yuko rimwe na rimwe bakabona ko ibyo ukora atari byo, ariko komeza wikomeze ku Mana. Rimwe na rimwe shitani akakubwira tawa uzapfa, iyo ndwara ntuzayikira, iyo ujya mu bapfumu bari kukurutsa, iyo ujya mu bapfumu bari kuguha umuti, ubwo urabona uzashaka batakuzinguye. Urabona reba imyaka imaze kuba 40, imaze kuba 50, amagambo aba menshi. Iyo uri mu nzira harimo ibirushya, mu nzira habamwe ibintu bivunana, ariko kandi hari imbaraga z'Imana mu kigeragezo. Mana tugirire neza. Baravuga bati sibyo twakubwiraga, sibyo twavugaga, iyo tureka tukigumira muri Egiputa nta mva zari zihari. Bivuga ngo Mose yaribeshye kuba yarahagurukanye abantu b'Imana akabajyana, ariko kandi hari imbaraga z'Imana mu kigeragezo. Umurongo wa 13 havuze ngo iki? Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Umurongo wa 14 Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Mana ishimwe. Amen. Avuga ati mwitinya mwicecekere, kuko Farawo yarabakurikiye. Bageze aho babona inyanja itukura, babura uko bambuka. Bageze aho babona Farawo arabatuze, ariko kandi Imana igaragaza imbaraga zayo, ica inziga z'amagare ngo abanyegiputa bituma bagera ku Bisirayeli biruhanije cyane. Imana ikora ikintu gikomeye, ica inziga z'amagare. Ndashaka kukubwira ngo imbaraga z'Imana mu kigeragezo, Imana hari inzira izakwereka, hari ikintu izakora, izaguhuza n'umunyamumaro, izaguhuza na ntuza, izakuvugira, izakoresha ubundi buryo. Imana igira ubundi buryo. Iravuga ngo Uwiteka ari barwanirire namwe mwicecekere. Icyo usabwa ni iki? Ni ukumvira Imana, ugakora icyo Imana ishaka. Abisirayeli bataza gusubira inyuma, ngo bumvire Imana, ntago bari gushobora, ntibari kwambuka inyanja itukura. Ariko Abisirayeli bambutse inyanja itukura. Mwene data mu Kristo, ndagira ngo nkubwire, hari imbaraga z'Imana mu kigeragezo. Ndashaka kugusengera, ndashaka kwinginga Imana, wowe udukurikiranye, wowe uri kumwe natwe, wowe uri udushyigikira, wowe udufasha amaboko, wowe ukunda umurimo w'Imana, wowe ukunda agakiza, wowe wumva waramaramaje, ndashaka kugusengera Imana. Ntuterwe ubwoba niyo nyanja ikuri imbere bwawe uburwayi, Farawo ugutuze, yaba inzangano, yaba kubura akazi nabivuze, yaba ubushomeri, yaba kubura urubyaro, ubuzima. Muririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye muri iyi si, ngo kiretse kwa Data gusa, ngo niho amahoro asendereye. Ariko ndagira ngo ngusengere Imana yo mu ijuru, iyampamagaye niyo kwizerwa. Uyu munsi Kristo w'i Nazareti ahagarane nawe. Iyo nyanja itukura Imana yikwambutse. Mana Data wa twese, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Aburahamu, Imana twizeye, Imana ifite imbaraga. Ambutse uyu muntu uri mu kibazo, urwaye mu izina rya Yesu Kristo. Ambutse uyu muntu washobewe, ambutse uyu muntu Mana uhagaze mu mayira abiri, ambutse uyu muntu oteya siribone foya. Urakoze Mana. Uyu mugabo mu izina rya Yesu Kristo uri muri kredi, ambutse uyu mugore
uri mu rwahukaniro, ambutse uyu muntu washobewe, ambuka uyu muntu Mana, mugirire neza, ukuboko kwawe nikuboneke ku buzima bwe. Rotenesi karabonefo, urashoboye, urashoboye, urashoboye Kristo, urashoboye Mwami. Twarakubonye, turi abahamya bo kubihamya. Twarakubonye, twarakubonye Kristo, twarakubonye uduhindurira amateka, twarakubonye uduha ijambo, twarakubonye udutarura, twarahabye, twarahabye, turi abagabo bo kubihamya. Otene sikarabone, waduhinduriye amazina, utugira nyina w'abana, utugira ababyeyi, twari ibicamuke, twari ibikuke, utugirira ubuntu. Ropete ya sika, utugabira umurimo, utugabira umurimo Kristo, utugabira umurimo Mana. Nta miryango twari dufite, nta badushyigikiraga, nta bari badufashe mu nkokora, uretse amaboko yawe niyo yari adushyigikiye. Turabagabo kubihamya. Inyanja yikura imbere y'uyu mugabo, inyanja yikura imbere y'uyu mugore, inyanja yikura imbere y'uyu mukobwa, inyanja yikura imbere y'uyu musore. Urakoze Mana, shyigikira ubwoko bwawe. Turabasengeye abantu bari kwa muganga barwariye mu ngo zabo, abarwaye indwara z'imyuka mibi, abarwaye indwara z'amayobera, abantu barwaye indwara zitandukanye. Otikarabonesi, urakoze. Tanga amahoro, tanga ihumure mu bantu bawe. Shyigikira igihugu cyacu gifata amaboko, abayobozi batuyobora bafata amaboko. Shyigikira itorero Mana, shyigikira abashumba, shyigikira abakristo, shyigikira abakozi bawe bagukorera ku manywa na nijoro, abaguhanze amaso. Repone, niko Salomo yavuze, uzahanga amaso Yerusalemu, uzahanga amaso ku rusengero, wazabona umugisha, umugisha ubwoko bwawe. Tubahesheje umugisha muri iki gitondo, kibabera icy'umugisha. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe, guturuka muri Philadelphia. Imana impamagaye kwikorera, Imana impagurikije kubwira abantu ngo nibikomeze kuri yo, nibikomeze kuri yo. Iminsi natakaje imbabaza, ariko iyo nsigaranye ndumva ari yo gukorera Imana. Rero nimureke dukorera Imana hakiri kare, hakiri uburyo bigishoboka. Reka bahe telefone kugira ngo uwifuza ko mufasha nze kumufasha, cyangwa se kunsobanuza ibyo atasobanukiwe. Ni 07 8 50 98 944, 07 8 50 98 944, na 07 2 74 34 93 rimwe, 07 2 74 34 93 rimwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha.